Shalom reka nizere ko mumeze neza amore Imana akomeze kubana namwe ubwiza bw'Imana akomeze kuba kuri mwebwe. Reka nizere ko mumeze neza ndashimira umuntu wese wakoze subscribe akanashingira ibiganiro byacu. Nawe ukimara gufungura ikiganiro nta kindi urahita ukora gukanda subscribe ukanasharinga nibyo uri bukore mu masegonda make cyane ukaba wabikoze. Imana iraguhereza umugisha. Rero turi mu majyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi turi kumwe n'umugabo araza kwibwira kandi kuri kamera kujwi ry'amahoro ndabona rwose aje kugira ngo tuze kuganira. Amakuru watangira udusuhuza cyangwa se usuhuza abantu bakurikiranye ijwi ry'amahoro. Shalom, amazina yanjye nitwa Emmanuel Akorimana, nshuje abantu bakurikirana ijwi ry'amahoro TV. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Imana ishimwe cyane. Emmanuel ko witonda cyane watangira bibwira amazina yawe yego. Nkuko nabibabwiye ntabwo ari uko nitonda cyane ahubwo nuko umuntu aba aremetse. Amazina nkuko nabimaze kubabwira nitwa Akorimana Emmanuel. Umusore ukunda Imana. Nubwo mvuze ngo ndi umusore ndacyari mu cyiciro cy'urubyiruko sindakirenga ariko ni umugabo ndubatse. Uri umugabo urubatse aracyari umusore umujene nubwo ubatse ariko uri umujene rwose. Hanyuma Emmanuel n'ubwa mbere tukwakiye kujwi ry'amahoro. Hanyuma urabizi muri iki gihe abantu bari kuvuga ngo ariko ubundi ibyo gusenga ubundi wabyihorera umuntu akazagira asengera mu rugo. Emmanuel abo bantu ni iki ushobora kuba babwira ko abantu bacitse intege abantu byo gusenga abantu bivuyemo ndetse banibagiwe ko ubwami bw'Imana buri hafi? Ni iki watangira babwira? Turimo kuganira wenda turafata umwanya unagire ariko ni iki abantu bacitse intege mu ubwo buryo kubera abandi? Urakoze ku bintu abantu bari kunyuramo muri iyi minsi bisa naho bibagoye cyane ariko nubwo bimeze bityo byavuzwe n'ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana hari aho Yesu yabwiye abantu arababwira ati kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo rero hari igituma abantu basigaye bari kugenda basa naho batumva impamvu zo kuba bari mu ijambo ry'Imana umunsi no kuba baryigira hamwe bakumva bakwibera mu rugo cyangwa se abandi bakabivamo ariko nabyo ni ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka. None ushaka kuvuga ko kuba abantu bari kugenda bakabivamo cyangwa se bakigenda bagaceka intege nabwo ni iminsi y'imperuka buriya ra? Of course ni iminsi y'imperuka kuko umukiza yaribaje ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Atazasanga kwizera. None uramutse urebye wowe kwizera kuracyari mu isi kwarashize cyangwa gusigaye hamwe na hamwe? Bo kwizera ntabwo kuzigera gushira mu isi ariko benshi kuzabashiramo. Kuko ntabwo tuvuze ko kwizera kwashize mu isi muri rusange ubu nta n'umuntu w'Imana wawe ukirimo. Yego. None ariko nyine hari abo kwizera kwashize manwe. Iminsi iri kugenda ibigaragaza. Kuko burya nimba Imana yaravuze ngo kwizera urukundo rwa benshi ruzakonja yashakaga kuvuga urukundo bayikundaga. Ntabwo yavugaga urukundo rw'abantu. Rero abantu benshi bazarushaho kwanga Imana nk'uko byari bimeze mu minsi yabanjirije umwuzure. Nabwo baravuze ngo abantu imitima yakundaga gukora ibibi byiteka ryose. Icyo rero nicyo kiri kugenda gisa naho gisubiramo kuko Imana yavuze Yesu yavuze ko ubwo azagaruka bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa. None se Emmanuel reka nkubwire abahanuzi urabazi? Ndabazi. None se muri iyi minsi muri ibi bihe abahanuzi umuntu wese ari kuvuga ati ndumva nshaka amahoro kanshaka umuhanuzi. Ndumva nshaka kumva ntuje mu mutima kanshaka umuhanuzi. Abantu ntabwo bari kwizera Imana cyane bari kwizera abahanuzi kuruta uko bakwizera Imana no gusoma ijambo ry'Imana ngo barebe ko Imana yabatabara yabazahura biciye mu ijambo ry'Imana ngo nabo birebere. Niki ushobora gutanga nk'inama ku bantu wenda mu mwanya tutarasoma ijambo ry'Imana? Niki ni nk'iyihe nama? Niki ushobora kubwira abantu ubwo bashaka kugira ngo nibure imitima yabo yumve inezerewe n'iby'isi ariko ntibibagirwe ko n'ubugingo bukenewe? Niki ushobora kubahereza niyo message ushobora kubahereza? Urakoze. Buriya
nk'uko nahoze mvuga ngo ibihe turimo ni iby'imperuka, ikintu cyose abantu batimenyereza gushaka mu ijambo ry'Imana bafite ikibazo, kubera ko ijambo ry'Imana ryagiye rivuga niyo myitwarire yabo bafite uyu munsi, aho yagiye igaragaza ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi ndetse b'ibinyoma. Ntabwo turi buze kubura kubivuga, abantu barashaka kumva ubutumwa buryoheye amatwi, ariko mu gihe cya Yeremiya yari umuhanuzi nawe yari afite abantu benshi nabo bavugaga ko ari abahanuzi mu gihe cyiwe, nyamara ishyanga rya Isiraheli ariho navuga ko bwari ubwoko bw'Imana, ishyanga ry'Imana ryo muri icyo gihe ryari rifite ikibazo gikomeye. We yavugaga ibintu bisa naho bitari iby'amahoro, bamwise ko ari umuhanuzi w'intambara cyangwa se w'ibigusa, mu gihe abandi bababwiraga ko ari amahoro, ariko yaje kucyabwa ubutumwa avuga ngo bahanurira abanyanga ngo ni amahoro, nyamara nta mahoro ageze gute ariho. Ngo bavuga amahoro kandi mu mutima nta mahoro arimo. None se Manuel, gatoya reka dusubire inyuma gatoya. None uvuze ko abahanuzi hari ngo hazaza abahanuzi b'iki b'ibinyoma, nk'umuntu udasenga, nk'umuntu wenda utazi ibyo abahanuzi utabimenyereye, ariko ni iyihe nama ushobora ni ikihe kintu ushobora kumubwira cyangwa se n'ubwo buryo ushobora kumubwira kugira ngo nahura n'ab'ibinyoma azabimenye ko ari ab'ibinyoma, hanyuma azabirinde? Dufite hano ibyanditswe byera, nubwo tutagiye guhita dutangira aka kanya tubijyamo, ariko dufite ijambo riboneka muri Zaburi 119 umurongo wawe 105, ahatubwira ngo ijambo ryawe ni itabaza, ni umucyo umurikira ibirenge byanjye. Bivuze ngo rero abantu nibajye mu ijambo ry'Imana bazabasha kuvumbura abahanuzi b'ibinyoma. Ntabwo ushobora kuvumbura umuntu w'ibinyoma kandi nawe utazi ukuri. Yego. Nibashaka ukuri bwa mbere. Nyine urumva hari igihe umuntu aba avuga ati rero nkanjye ndumva ngo abahanuzi ngo gute na gute barahanura bakerekwa, ariko se ubundi umuhanuzi agenda amubwirwa n'iki? Ni ubuhe buryo nshobora gukoresha budasanzwe? Ni ubuhe buryo nshobora kuba nakoresha kugira ngo nibure uvuze ko ari ugusoma ijambo ry'Imana kandi umuco uzamurikira umuntu wese wenda ushaka kuva mu mwijima azajya mu muco byanga bikunda. Umuco umurikira umuntu uri mu muco, uri mu mwijima bisa kugira ngo awuhunge ajye mu muco. None Manuel, wenda gatoya, ibihe nk'ibi ngibi urukubona ukuntu bimeze? Yego ndabibona. Urukubona ukuntu ibintu bimeze, ibihe bikaze cyane. Ni ibihe bikomeye. Mu nsengero, mu makorari, mu biki n'ibiki, urabona ukuntu ari ibihe bisa nkaho ari bigoye cyane. None se Manuel, sinzi ikintu wenda uraza kubwira abantu badakomeza kudukurikirana. Manuel, uramutse urebye ukunze kwibanda ngo turi mu bihe bya nyuma, uko byanga bikunda bavuze ngo watangiye uvuga ngo mbese ngo Yesu azagaruka asange kwizera kukiri mu isi. Ese Manuel, none ko hari abantu bagira kudabutinga bagashidikanya, ese Yesu azagaruka ryari? Yesu azagaruka ryari? Umuntu ngo wacitse intege ashaka ko Yesu agaruka, Manuel, ni ikihe kintu ushobora kumubwira ko n'ubu ngubu bakivuga ngo Yesu azaza? Ni ikihe kintu ushobora kuba wamubwira? Urakoze cyane. Nubwo turi bubivugeho imbere muri iyi segment turi gukora, dufite ijambo ry'Imana ritugaragariza ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Muzamukoze neza nimuryitaho, n'ubundi kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima rigakesha ijoro, kugeza aho umucyo inyenyeri yo mu ruturuturu izabanurira mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo icyo iryo jambo ritumarira ni ukutwereka ngo mbese iby'ijambo ry'Imana ryahanuye rivuga ku bihe turimo birahari, kuko nimba rigenda rigaragaza ngo habayeho iki cyari cyaravuzwe n'ubuhanuzi kibaho mu gihe cyacyo, hakurikiraho iki, gutyo ugakomeza kugeza mu minsi yacu, kandi tukaba turi kubona ko turi navuga ngo ni mu mafaze finali y'igihe cy'imperuka nk'uko ijambo ryabivuze. Abantu bitonze bakiga ijambo ry'Imana barivuye mu mizi, baza kubona aho bari kwerekeza ko Yesu koko agiye kugaruka. Yesu agiye kugaruka.
ntabwo tuvuze ngo tuzi umunsi azazira ariko yaduhaye ibimenyetso bibanziriza kuza kwe ari nabyo abantu bakwiriye kwitaho by'umwihariko by'umwihariko none se Manuel ni byiza ko Yesu agiye kuza turabizirikana ariko ubu ngubu bivuze ngo nka gutya wenda nshobora kuba ese Manuel usugira kwizera mushumba usugira kwizera yego nizeye Imana ubu ngubu tuvugana ndamutse nzanye abarwayi bakaza bati turakenera umuntu udusengera baba barwaye kanseri, baba barwaye indwara z'imitima, baba barwaye amarozi, baba barwaye imyuka mibi urayizi ko ibaho yego barwaye imyuka mibi Manuel wabasengera wabanza kubasengera ukirukana imyuka mibi wakoresha ubuhe buryo cyangwa wabanza kubabwira ko ubwami bw'Imana buje ibyo kubasengera bikabanza kuza nyuma? Mu by'ukuri Yesu yakizaga abantu atagamije kugira ngo bakire imibiri gusa. Ikintu cya mbere cyatumaga abasha gukiza imitima yakizaga uwizeye. Yego. Ariko icyo yabaga mwifuzaho kikomeye ni ukugira ngo akire umutima. Kuko nusanga ubutumwa bwa Yesu ko buteye uhereye mu itangiro ryabwo gusa n'ubwa Yohani wamubanjirije bwari ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nyine uyu mwanya tuzanye umurwayi turi kuri kamera wenda baraduhamagaye wenda hari umuntu uvuze ati numvishe muri gusenga nako muri mu kiganiro uwo muntu w'Imana ndumva ari kuvuga amagambo akomeye turashaka kugira ngo agire gute amusengereye umurwayi amusengere kandi ahave akize. Manuel yego tubwire muri misiyo y'abakozi b'Imana ikintu cya mbere ni ukumenyekanisha ubwami bw'Imana kuko no kuba abantu basengerwa bagakira ntabwo ari byo bituma bahinduka abantu b'Imana ndetse n'ababikora bagakiza abarwayi ntabwo ari cyo cyemeza ko ari abantu b'Imana. Hari igihe yakwihana nyine abonye ko umusengeri agakira agahita avuga ati ubwami bw'Imana burya abantu b'Imana baracahari ndamva numva Imana ya nibyo koko abantu bashobora kwihana ariko kwihana ntabwo guterwa nuko umuntu akora ibitangaza ahubwo kwihana ni ukumenya ko uri umunyabyaha. Urumva ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukizwa byonyine ari uko abashe kumenya ikibazo afite, sibyo? Ni ukuvuga ngo abantu muri kubona ahantu henshi bari kugenda bakora ibitangaza byo gukiza indwara, kwirukana n'ibindi byinshi cyane ugasanga ari ubwo butumwa buri kwibandaho cyane. Nyamara bajya kureba mu by'ukuri ntabwo ubutumwa bwiza bwa Yesu bukiza imitima. Abantu urabakiza ejo bapfe, ariko se nibapfa hanyuma kuba barabakije bagakira indwara zabo bagapfana ibyaha byo bivuze iki? Bagapfana ubugingo. Bagapfa nta bugingo bafite. Icyo nicyo kibazo dufite gikomeye kuko mu byahishuwe hari kutubwira ngo imbanura umuriro ugwa mu isi mu maso y'abantu babireba ikora ibimenyetso n'ibitangaza ariko hanyuma irangije irayobya. Ubwo nabyo ni ibintu tuzarebaho muri izi segment. Abantu rero ku Ijwi ry'Amahoro ngendagira ngo mbabwire ngo tugiye gutangira episode, tugiye gutangira episode sinzi igihe zarangirira y'ubwami bw'Imana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ese umukozi w'Imana urabye umukozi w'Imana umwana w'Imana uri sinzi wenda ngende nshobora kuvuga umukozi w'Imana wenda hari bigaragare neza. Ngereka mvuge ko ndi umuvugabutumwa sibyo kuko hari n'ayandi matitire abantu bafite ariko Yesu ahamagara abantu yarabwiye ngo nuko nimugende, ni ukuvuga yabahaye ubutumwa bwo kujya kuvuga mugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Yesu ubavuga ngo uri umuhanuzi. Hari ikibazo kimwe gikomeye hari abitwa abahanuzi komuteri kuko bavuze ngo Imana yavuze gutya na gutya. Asanzwe ntagiyeho birakubaho ukaba waryama ukumva nk'ijwi rirakubwiye ngo genda ubwire ntuza gutya cyangwa se vuga gutya uryamye cyangwa rikakubwira ngo genda ubwire bari abantu gutya. Akenshi iyo ndyamye ngewe Imana ikunda kunyereka nk'ibintu bigiye bikomeye biri imbere nk'ibintu bigiye kuba ugahita ubibona. Hari ibyo mbona kandi nkahita menya uko nzabyitwaramo igihe kigeze. None se nta kuntu ushobora kuba
nta kuntu ushobora kuryama wenda ukabona nk'ibyanjye cyangwa se iby'undi muntu. Imana ikaba yakubwira ati ndumubwire. ngewe mu buzima bwanjye kuko ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza, Imana ibwira abantu ngo nuko nimugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero kenshi ntabwo bushingiye wenda ngo kuba nabonye ibyawe, kuko icyo gihe nangiye kurobanura ku bantu. nyine ndi kuvuga ngo hari igihe ushobora kuryama urumva kakunda uryama ugasenga ukaniyiriza, hanyuma nk'uko Imana ukumva ijwi ry'Imana yakubwiye ngo genda ubwire kwa nyirakanaka cyangwa se undi muntu mutaziranye, cyangwa se akaba yakubwira ati genda mu mujyi i Kigali urahura n'uyu muntu hanyuma umubwire gutya nurangiza ukate ugaruke. Ntabwo mbihakana ko Imana itavugisha umuntu muri ubwo buryo, kuko ndabyibuka hari nko muri 2015 ubwo nanjye naje guhura n'icyo kintu. Imana igira umuntu nyereka twari twarakuranye, ariko icyo gihe hari hashize nk'imyaka irenga 10 tudahura. Nagombaga kumubwira icyitwa ubutumwa bwiza muri rusange, ariko noneho ubwo mbona n'uwo ari we. Ubona n'uwo ari we. Ibyo rero ntabwo mbihakana ko Imana itatuma umuntu atazagira uvuga ko Imana. Umuhanuzi ukomeye ahubwo we. Uri umuhanuzi ukomeye Manuel. Uri umuhanuzi ukomeye cyane. None se Manuel urumva nanone dukomeje turacyarimo kuganira, ntabwo ikiganiro kiratangira. Kigiye gutangira mu kanya. Ntabwo ikiganiro kiratangira, kigiye gutangira. None Manuel reka nkubwire. Wenda usobanurira abantu bakurikirana ijwi ry'amahoro, barakomeza kurikurikirana kabisa. Hanyuma tubwire, buriya hari igihe birashoboka ko umuntu ashobora kuba yaraburuza urubyaro. Ntabwo turimo kwibanda ku mpande zose, kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi. Turaza kubujyaho, nabwo turabujyaho, byose turabifata tubivangatiranye. Uvuze ko mbere yo kugira ngo ukize umuntu ubanza kumukiza, wamukiza umubiri we ugakiza n'ubugingo bwe. Ahama rero nk'umuntu ashobora kuza wenda ari umunyabyaha akavuga ati Manuel ngende umunyabyaha, ndarwaye, ndaremerewe, iyi Imana ikurimo ninkiza nanjye ndayiyoboka. Undi akaza akavuga ati Manuel nsanzwe nsenga, nsengera. Abo bantu ushobora kubatandukanya gute? Cyangwa se ntabwo nabatandukanya, urashobora kuba wabasengera indwara zirimo zigakira zose zigahunga burundu. Buriya gukira k'umuntu ni ubushake bw'Imana, ntabwo ari umuntu nyine kuntu wizeye Imana, kuntu Imana ikorana nawe, wowe nka kurya umuntu akavuga ati kuntu Imana ikorana nawe, si kuntu mubanye n'Imana nawe, wose n'Imana si kuntu mubanye. Ubu haramutse haje umuntu ufite kanseri, umuntu utabyara, umuntu urwaye prostate, umuntu urwaye imivuduko, akaza akavuga ngo Manuel nsengera. Manuel uwo muntu ntabwo wamusengera ngo akire? Buriya uyu munsi nibyo koko abantu ibintu byose dukora dukwiriye kubanza gushyira Imana imbere. Yego. Ariko buriya n'indwara nyinshi ntabwo zose zikizwa nuko abantu basenze. Sibyo? Hari indwara zishobora kuvurwa n'imiti, hari n'izishobora gukira bitewe n'igitangaza Imana ikoreye umuntu. Ariko nyine hari umuntu yivuza akananirwa, n'amafaranga akananirwa, akavuga ati ngiye mu bakozi b'Imana cyangwa se n'Imana basenga bansengere. Yego. Nibyo koko na Yesu yigeze ahura n'icyo kibazo. Abigishwa be baragenda, icyo gihe n'igihe yazamukaga umusozi akarabagirana. Maze abigishwa bamwe bari basigaye, haza umuntu wari ufite umwana. Igihe yazaga asanga Yesu n'abigishwa batatu bari bazamutse ku musozi. Yego. Noneho Yesu ubwo yagarukaga yasanze uwo muntu ari kuvuga ngo nyamuneka nazaniye abigishwa bawe uyu mwana, ntibabasha kugira gute kumukiza. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari twe dukiza, sibyo? Ni Imana ahubwo igira gute ikiza. Kristo muri wowe ni ukiza. Kandi buriya ntabwo ari twebwe dupushinga tuvuge ngo Mana akiza uyu muntu ku mbaraga, sibyo? Yego. Ahubwo Imana yo izi impamvu uwo muntu arwaye. Nibyo koko ibabazwa n'imibabaro yacu, ariko buriya hari n'igihe umuntu ashobora kurwara indwara ariyo kugira ngo amenye Imana, sibyo? Nyasanga aje uranyine wamubwira ngo iki iyo ndwara yo gutuma amenya Imana. Nibyo koko dukwiye kumusengera,
tukamushyira n'imbere y'Imana kugira ngo abashe kwizera ko Imana ibasha kumukiza. Ariko aramutse adakize kubera ko Imana itabishaka, ntawe ukwiriye guterwa amabuye ngo ntabwo yagize gute, ntabwo yakize. Urugero buriya nshaka kuza nkasanga nka Innocent arwaye kandi arababaye, yego, ariko none se kuba Innocent arwaye ni uko adasenga, ni uko atizeye? nyagiye naba ntegereje nka Manuel nga azakore kuki, azankoreho mfite ngira. Mu by'ukuri indwara hari ikintu abantu bakwiriye gusobanukirwa. Nubwo Imana yoroshya imibabaro yacu, ariko ingaruka z'ibyaha mu isi harimo n'uburwayi. Niyo mpamvu yavuze ngo ntihazabaho kubabara ukundi, ntihazabaho urupfu ukundi. Ibyo byose ni ibyaje mu isi bizanywe n'iki? N'icyaha. Buriya ni nayo ndwara ikomeye cyane. Hari n'indwara zikizwa n'uko umuntu amaze kubabarirwa ibyaha. Yego, Icyo kintu ahubwo iryo banga abantu bagakwiriye kurimenya. Hari indwara ziterwa n'ingeso mbi abantu bahaye intuza urwaho mu mibiri yabo, noneho izo ndwara zikaba zakizwa n'uko biyeguriye Imana. hari indwara zikira kubera ko umuntu yaretse ingeso mbi, yiyeguriye Imana, ingeso mbi zigacika. Noneho yamara kuzireka agahita akira, akagira uburwayi butabusohoka muri we bugahita bukajyana n'ibyo byaha bye byari bimugose. Icyo ngicyo ndacyumvishe neza cyane rwose. None se Manuel, wenda twatangira ikiganiro usenga Imana, noneho ubundi turaza kumenya ibindi hanyuma. Urakoze cyane, reka dushime Imana. Amen. Turagushimiye Mwami Yesu ko udukunda kandi ko waje kudukiza. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ku mugoroba nk'uyu nguyu turi gukora iki kiganiro, turagusabye ngo ubane natwe tuyobore. Reka ubu butumwa bugiye gutangwa muri iki kiganiro uzabashe kugirira abantu umumaro. Uzabukurikira wese azabashe kumenya ko umuhamagara. Dusabye Mwuka Wera ngo abane natwe kuko twebwe ntacyo dushoboye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero Manuel, dutangira ikiganiro hanyuma ariko urabizi ko muri iyi minsi baravuga ngo turi mu bihe bya nyuma. Yego. Sabye ibihe bya nyuma bishatse kuvuga iki Manuel? Iyo tuvuze ibihe bya nyuma tuba dushaka kuvuga igihe twitegamo ko Umwami Yesu ashobora kugaruka. Twakimenya gute rero? Buriya kumenya igihe Umwami Yesu azagarukira bifitwe n'Imana yonyine. Gusa hari ibimenyetso simusiga byatanzwe mu ijambo ry'Imana ngo ubwo muzabona ibi ngibi muzamenye ko Umwami Imana ari hafi kuza, cyangwa se Umwami Yesu ari hafi kuza. Gusa kumenya ibyo bimenyetso cyangwa se no kumenya ko Yesu agiye kuza ntabwo bifite agaciro cyane nko kumenya ahubwo uko tuzasangwa. Yego, twitware gutya kuko mbere yo kugira ngo Umwami Yesu anaze birasaba kugira ngo ubwire abantu, ubabwire ese umuntu yakagombye kwitwara ute mu bihe nk'ibi ngibi, mu bihe by'ubuhenebere, mu bihe bidasanzwe, umuntu yakagombye kwitwara gute kugira ngo nibura Yesu ntiyazagaruka kuko tutazi igihe n'umunsi azazira, azasange twariteguye. Yego, gira icyo ubabwira. Ubu ndifuza Bibiliya n'ibyanditswe byera nushaka gukoresha cyane. Yego, ubu noneho nta kibazo, twinjiye mu kiganiro nyirizina. Duhaye abantu karibu kugira ngo n'abakurikira bashobora kuba bazanakurikira. Tuzakunda gukoresha ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo nibura ibyo tuvuga abantu batazagira ngo ni amagambo yacu, sibyo? Yego. Rero ndagira ngo wenda ibi biganiro tuzakorana tubihe umutwe uvuga ngo turaza kugiha intuza, kubiha umutwe uravuga ushingiye mu gitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 15. Episode nikaba yitwa amagambo turasomamo aho ngaho niyo araza kuba ari nka ntuza, nka title y'amasegment tuzakora. Yego. Abantu rero munyemerere tuhasome nta kibazo twasoma kugira ngo tuze kumva icyo Imana iturarikira abazumva ibi biganiro byose tuzakora. Yego. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko.
yego ntuzambwire niba no gusoma nagufasha gusoma nta kibazo ariko komeza usome nta kibazo. yego Soma. hano baratubwira ku mutwe w'icyo gice turi gusoma, igice cya mbere cya Mariko, igice cya mbere umurongo wa 15, ariko hejuru ku murongo wa 14 niho hari tayito ivuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa. Ubwo byitwa umuhamagaro. Guhamagara kwa Yesu ahamagara abantu kuba abigishwa. Yego. Ubwo nubwo uyu munsi tutari buze kuvuga ngo turi ba Petero, ba Yohana n'abandi, ariko Yesu ubutumwa bwe buhamagarira abantu kuba abigishwa be. Aha, ubwo nadusobanura umuntu ko umuntu yamenya ko afite umuhamagaro cyangwa se wahamagawe, ko umuntu yahamagarwa. Manwe gahunda ngaho rero yikomeze. Ku murongo wa 15 nkuko nari maze kuvuga haratubwira ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Yego. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Iyo niyo izaba ari iyo nsanganyamatsiko nkuru tuzakoresha cyane muri iki gihe. Iravuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Yego. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza rwose. Noneho nka segment yacu y'uyu munsi turaza kuyita ngo akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Niyo title cyangwa se ni subtitle ya segment yacu y'uyu munsi. Akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Yego. Aha. Akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Mu minsi y'imperuka. Yego. None se nyine urumva ahangaha insanganyamatsiko hamwe wavuze ngo umuhamagaro. Muri makeya ahandi byose nibyo. Ahandi uvuze ngo iki mu kanya? No kuvuga ngo segment yacu y'uyu munsi ifite intuza umutwe uvuga ngo akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Mu gihe ntuza ndaza kuvuga ngo ni nk'insanganyamatsiko y'ibyigisho tuzakora byose izaba ifite umutwe uvuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Iyo azari insanganyamatsiko y'ibyigisho byose dushobora kuzakorana. Reka nta kibazo, ubwo ni kimwe n'umuhamagaro. Reka tubyite ko kumuhamagaro. Rero kumuhamagara sinzi uyu munsi ese ubundi hahamagawe bandera, harahamagarwa abandi manwe. Iki ushobora kuvuga kumuhamagaro kugira ngo nabwire abantu ngo bimeze gutya na gutya, havuzwe gutya, Yesu ahamagara, barashaka ngo tware gutya, mu bigenze gutya, ibimenyetso byo kugaruka simbizi uko wenda mwuko Imana ari kukugenza. Ariko umuhamagaro turashaka kugira ngo describing nako explain usobanura cyane umuhamagaro ku muntu. Hari umuntu wenda avuga ngo ari mu muhamagaro ndatare wese atwaza turi mu muhamagaro. Urakoze cyane. Dufite ibyanditswe bya none bitubwira abo Yesu ahamagara bari bo. Yesu ahamagara umuntu wese wumva kananiwe kandi arembejwe n'ibyaha. Niho tubifite muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 29. Yesu ahamagara abarushye n'abaremerewe. Niho yavuze ngo ahamagara abarushye n'abaremerewe. Ndagira ngo wenda tuyasome nk'uko yanditse kugira ngo abantu baze kuyazirikana. Ariko se abo bantu ahubwo baraba baremerejwe n'iki icyo kibazo. Matayo 11 Matayo 11 umurongo wa 29. 11:29. Niho wenda wadusomera niba wabashije kuhagera. Matayo 11:29. Yego. 28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yego. Urakoze cyane.
hano ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Muri makeya Yesu ntabwo ashaka gukoresha abantu barushye, ntabwo ashaka gukoresha abantu bafite imitwaro ibaremereye. Ariko se ubundi iyo mitwaro ibaremereye ni iyihe? Urumva hari ikorasi tujya dukunda kuririmba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. Haleluya. Ubwo kumva ngo umuntu agomba guturwa umutwaro, ndagira ngo tugaruke inyuma gato mu mateka. Hari igihe Abisirayeli bari bari muri Egiputa, bakoreshwa uburetwa, birirwa mu mirimo y'agahanyo, ariko Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha. Nicyo byashakaga kuvuga cyane. Noneho igihe kiragera bumva bararambiwe. Imana nibwo yahamagaye umugabo bita Mose, wari umaze imyaka 40 mu buhungiro. Irangije iramubwira ngo Mose we, numvise gutaka ko Abisirayeli bantakira, none manuye no kugira ngo mbatabare. Nuko ngwino ngutume kuri Farawo umubwire arekura ubwoko bwanjye. Aho rero niho noneho bize kumenya Imana, ariko bari barushye. Uwo mutwaro w'imiruho yabo bari bafite, Imana yabahamagare kugira ngo babe umudendezo bave mu buretwa. Ubu rero igitwaza abantu uburetwa ntabwo ari ikindi, ni ibyaha. Kuko uyu munsi turaza kuvuga ngo, cyangwa se ikijambo ry'Imana rigaragaza, nuko abantu ari abanyabyaha. Kandi nta munyabyaha ushobora kuzagirana icyaha mu bwami bw'Imana. Yesu yavuye mu ijuru aza gupfira abantu kugira ngo ibyaha bicike. Ntabwo yaje kugira ngo abantu bakomeze bakora ibyaha ngo nuko yabapfiriye, ahubwo abera afata abantu bavutse ari abanyabyaha baremerewe n'umutwaro w'ibyaha, uwo bita mu Kristo mu gitabo cy'umugenzi yari yikoreye, akawubatura. None hakabaho iki? Amahoro. Niho hano tubwira ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abantu batagiraga ikiruhuko cyo mu mutima, batagiraga umunezero wo mu mutima kuko batandukanyijwe n'Imana. Erega nicyo cyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Sibyo? Rero Imana nawo ngayo ihamagara bwa mbere. Noneho yamara kubahamagara ikababwira ngo nimwigiraho undi nyine mukanyigiraho, muza abagaragu banjye. Urumva noneho tugiye kureka kuba abagaragu b'imbata mu byaha, ahubwo tugiye kuba abagaragu b'undi muntu. Tugiye kuvanwa mu byaha tuba abagaragu b'umukiranutsi, atari abagaragu bo gukiranirwa. Ayo mahoro rero abo amaze kuyaha nibo bitwa abigishwa. Nibo bigishwa, ni nawe azatuma mu isi yindi ngo nabo bagende babwira abandi ngo erega wa muntu arakiza, wa muntu atura imitwaro, yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, natwe none tugenda twemye. Amen. Yego. Ngo mu yindi si, sinzi icyo ushaka kuvuga ngo mu yindi si. Mu yindi si ni ahantu hameze gute Manuel, kugira ngo erega ubu ngubu turi mu isi mu buryo busanzwe. Ariko hari isi y'iby'umwuka n'isi y'ibyaha bisanzwe. Reka tuvuge ngo abari mu isi bose uyu munsi babaho ubuzima busanzwe. Ariko ushobora kuba mu isi ukayimaramo imyaka 50, 80, 90 ndetse ukanayipfiramo utaramenya ko ari isi y'iki y'umwuka. Aho abantu babaho mu Mana, batakiri aho imbata z'ibyaha. Umuntu wese wavukiye mu isi, usibye gusa ko bategereje igihe Yesu azamugira neza akamumurikira, ariko abatazi iby'umucyo. Mbese hari isi y'umwijima, hakaza n'isi y'iki y'umucyo, ariyo yo gukiranuka. Urakoze. Hanyuma nyine ukomeza ubabwire ko ubwami bw'Imana buri hafi. Numva hari igihe umuntu bitewe n'ibihe barimo, bitewe nuko wenda remerewe, bitewe nuko arwaye n'ibintu bikomeye, akibagirwa kuvuga ngo wenda ubwami bwo mu ijuru buzanaza. Nk'uko ubivuze ubisobanuye cyane mu buryo burambuye ndetse bwiza. Ariko nanone Manuel, ndagira ngo ubwire abantu nanone kandi, kuko urumva turi mu bihe bya nyuma abantu batakiyubaha. Ibyaha byabaye byinshi Manuel, ko ibyaha byabaye byinshi. Aba bantu bari gukora ibyaha,
abantu urabizi ko abantu muri iki gihe abahanuzi cyangwa se nk'amwe bavuga butumwa, hari igihe bamwe bavuga ati ntitushobora gusenga, ohereza amatike, ohereza amafaranga, ohereza iki, kandi uwo muntu akabikora atavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi cyangwa se ubwami bw'Imana buzaza. Ni iki ushobora kubwira ku bantu wenda ukomeje gukoresha ibyanditswe byera, basaba amafaranga, basaba amaturo, ariko uba witeguye ko hari bamwe na bamwe abatangira kukurwanya, batangire bakwange, bavuga ati uyu muntu uje kuri kamera utangiye kuvuga ku mafaranga kandi ariyo adutunze, utangiye kuvuga ku bya 10 kandi ari byo turi kurya tukabona amafaranga tukagura iki, uyu muntu ni iki? Ni iki ushobora kubwira abakristo? Bagomba kwigengesera bate? Bagomba kwitwara gute? Ni iki ushobora ku rundi ruhande, ni iki ushobora kubwira abo bantu bari kwaka amafaranga ndetse barimo kwaka indonke mu by'iyobokamana? urakoze cyane, nubwo iyo segment twazayivugaho ubundi. Aha, reka tuyibikire. Reka tuyibikire. Bano ngiye ngambwira rero. Reka wenda utubwire cyangwa se ubwire abantu muri rusange bakomeza bakurikirana ijwi ry'amahoro cyane. Ndagira ngo ni iki ushobora kubabwira ku bantu wenda bashobora ese mu wasengera umuntu nibure ari nk'ikibazo afite gikomeye kigakemuka. cyane cyane ngewe abo twagiye tubana n'ababaga bifuza Imana bashaka kubabarirwa ibyaha byabo, kandi icyo kintu kiranezeza cyane kuko nicyo gituma nabo babasha gufungura imiryango yabo yo kuvugana n'Imana kugira ngo izajye bakemura ibibazo byabo batagombye kubona runaka. Neza ntabwo urahura n'umuntu wenda niba ukavuga ngo none twabibazaho gato, ariko tuvuga ko gato turi gushaka nkaho turi gusoza ikiganiro, ariko nibure tukavuga ngo Manuel uyu muntu afite ikibazo gikomeye kiremereye, Manuel ntabwo wamusengera icyo kibazo kigakemuka. Nk'umuntu utabyara, nk'umuntu ushaka kuvuga ngo ndashaka gucuruza, ndashaka business yanjye ngo itere imbere, kandi ntabwo ngomba kubikora ntasenze, kanshaka umukozi w'Imana Manuel. Uriya ikintu gikomeye mw'abantu mwe, nifuza ko abantu babanza kwigira kuri Yesu n'intumwa ze. Ibyo bintu bigeze babijyamo cyane bakabitamo umwanya. Ndanese tureke gucuruza, abantu bareke gucuruza. Oya, ntabwo mvuze ko ndi kubuza abantu gucuruza, ariko ibyo ntabwo bikwiriye kuba umurimo cyane w'ababwirizabutumwa wo kugenda abantu bajya muri ibyo ngo tugiye gusengera runaka ngo business yitere imbere. Yego, nubwo Imana itwifuza ko twatera imbere, ariko hari n'igihe Imana ireba ibintu ikavuga ngo uyu nguyu najya muri ibi yazabizimiriramo. Ukabona wowe nkereka urugero, mbese abantu bakomeye twari dufite mu by'iyobokamana mu gihe cya Yesu b'intumwa ze, bari bafite amabizinesi akomeye cyane n'ibandi. Ariko bari barize, ariko se abakomeje gukoresha mu mashuri cyane n'ibandi. none reka nguhe urugero. Dufite uwo bita Matayo Lewi Matayo, yari umusoresha, ariko amaze guhamagarwa na Yesu yabivuyemo. Dufite uwo bita Zakayo, yari umukoresha mukuru w'ikoro, yari umusoresha mukuru, yabivuyemo. Dufite uwo bita Nikodemo, yari umutware ukomeye w'ikirenga mu rukiko rw'Abayahudi, abivamo. Dufite uwo bita Pawulo, yari general officier mu ngabo z'Abaroma, yabivuyemo. Ubwo birashaka kuvuga ngo hari ibyo twitiranya n'iki no kuba abantu bari mu by'Imana bafite prosperity yigaragara, ariko mu by'ukuri icyo bidakwiriye kuba ibintu bihangayikisha ababwiriza cyangwa se abantu b'Imana ngo bagiye gusengera ibyo bintu. Sibyo? Yego, simbuza abantu ko bakora business kuko n'ubuzima ni bituma babasha kuba mu buzima, ariko ntibakwiriye gushyira ibintu byo kuvuga ngo inyungu nyinshi, ibintu byose byo kugira ngo bagaragare ko bageze ku bintu byinshi by'isi nk'ari byo bashyira imbere, kuko nibumvira umuhamagaro w'Imana bazasanga nabyo bagiye kubyako. None se Manuel, buriya wenda ubu ngubu mvuze ngo mfite office yanjye. Office yanjye ngewe ntabwo nkunda kuboneka. Ndashaka kugira ngo ube mu bantu bagomba guhagararira umutungo wanjye. Urumva? Kandi ndashaka kugira ngo kubera ko nkwizeye, umutungo wanjye uzahagarara neza, nkugize umwanjenyeri w'ibyanjye n'ubwo utari umwanjenyeri wize ibindi. Yego. Kavuga ati ndagira ngo ubihagararire. Manuel, wakwanga kubikora ukavuga ngo kuko intumwa za kera zaragize gute, zagira umuhamagaro zigahita zijya mu bya Yesu, none nawe ndi kuwaba nkabo.
buriya ikintu cyose dukora mu isi dukwiye kubanza kumenya impact kizagira ku by'umwuka byacu. Sibyo? Kuko hari igihe abantu nidukoreshwa n'abakoresha bacu badashaka ko batazi iby'Imana, bashobora kuzatwara igihe cyacu cyose kikajya mu byabo. Noneho wowe ukumva hari amajwi abiri akuvugiganamo, inshingano zawe bosi wacu n'inshingano z'iby'Imana. Gusa ntabwo mvuze ko abantu batakora ngo bagire ibyo bageraho mu isi bari gukorera bakora bakiranukira ba shebuja. Muri make ntabwo twanga akazi. Akazi ni igice cy'ubuzima kuko n'Imana yavuga ngo mukore. Sibyo? Ubwo rero ivuga ngo mukore, ahubwo dukwiye kumenya ngo turakora byose, tukabona mu buzima busanzwe turakora, ariko no mu by'Imana tugakora. Akazi kitambika muri intuza. Rero imbogamizi zizaho hagati nizo abantu baba bagomba kubalansinga, bakavuga ngo noneho mfite izi nshingano z'iby'iyobokamana nkagira n'iz'iby'isi zingana gutya, kuko ntabwo bari mu isi babeshwaho n'umwuka gusa batakoze. Ari umugabo wajyaga ngo kuvuga ubutumwa gataka amahema n'indera ni Pawulo. Yego. Akajya kuvuga ubutumwa akagaruka, ntabwo yaba nkurikije ibyo uvuze, ntabwo yaba yari kwica amwe mu mategeko. Urumva baruka bande bakurikiye Yesu bageze nyuma bivamo bakomeza umurimo, kandi Pawulo we akaba yaragendaga akabwiriza, akagaruka akaboha iki, akaboha amahema. None se manwe ntabwo wenda byagaragara nkaho wenda ushatse nko kuba nk'umunebwe, kandi Imana ikaba ishobora kuba yazabikubaza, kubera ko ndagira ngo ubwire abantu bose ubu ni isi yose igukurikiranye, ni isi yose iri kukureba, ni isi yose iguhanze amaso, kandi ku isi abantu bose babaye abakozi kandi barashaka Imana. Yego. Manwe bakore, ariko banakora iki? Urakoze cyane. Utanze urugero rw'umugabo mwiza nkunda wita Pawulo. Pawulo buriya hari n'ikibazo wari wigeze kumbaza, ndakubwira nti tuzakikuvuga ubundi. Pawulo yabaye umuntu utabeshwaho nuko yakiriye icya 10 n'amaturo. Ahubwo yakoreshaga uburyo bwose mu murimo we, akamenya no kwikorera ibizamufasha mu murimo. Kubaha amahema ntabwo yajyaga nicyo yakoraga kugira ngo abashe kwifasha mu buryo bw'umutungo. Urumva, ariko ntabwo yabaga ategereje ngo barunaka bazatura amaturo mbone kujya mu murimo, cyangwa se bazanteranyiriza mbone umushahara, kuko ntabwo yabikoraga agamije inyungu zisanzwe. Niwe ndiza bwite zo kugira ngo yinjize ibyo bwite. Yagombaga kwinjiza amafaranga muri uwo murimo wo kuboha amahema, yarangiza ayo ngayo akamubeshaho, kandi agakomeza n'umurimo we w'ibwiriza butumwa. Urumva, icyo kintu nicyo cyiza cya mbere Pawulo yarushije abandi benshi bo muri iyi minsi by'umwihariko. Yego. Bivuze ngo nawe baramutse baguhaye, baramutse bavuze ngo ivuga ubutumwa urakomeza kurikora, yego, ariko bavuga ngo bagiye kuguhereza akazi 24 kuri 28, ushobora kugakora hanyuma ukongera ukajya no kuvuga ubutumwa. Urumva, muri makeya akazi kagusaba igihe cyawe cyose, biragoye ko uzagakora ngo unagiye mu ivugabutumwa. Wakanga? Ngiye ku rwanjye ruhande ntawe mvuga ngo yagahitamo, ariko buriya akazi gafata umwanya wawe wose. Wenda kagwakuruka ku cyumweru gusa. Ukavuga ngo urazinuka saa 12 uri mu kazi, utaye saa 3 kaguhemba neza, ibintu byose bimeze neza, utaye nanga saa 4, kandi saa 4 ufite izindi nshingano mu rugo, ntabwo ari tubona umwanya wo kujya kubwiriza nkawe ufite umuryango. Uzaruhuka rimwe mu cyumweru, ku cyumweru gusa. Uri kumbaza ibibazo bikomeye, ariko ngenda kubwira ngo akazi nkako ngako sinkifuza. Nahitamo kuba wikoreraho kugira ngo nkorere umuntu runaka. Urumva? Innocent. Aho kugira ngo mbeho mu kazi nkako kansaba umwanya wanjye wose nkorera abantu. Nahitamo akampa amafaranga make nikoreye, ariko nkabona umudendezo wo kuba umubwiriza butumwa. Kuko Pawulo ajya kuvuga ngo ibyarinda muzanjye nabitekereje ko ari iki, ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Bivuze ikindi kintu gikomeye. Ese mano muri iyi minsi uramutse witegereje mu nsengero, ntabwo ari abakristo bari gukora cyane, bari gukora imirimo y'itorero cyane kuruta abapasiteri basa nko bafite inshingano z'urusengero cyane.
sinzi icyo turi kwita umurimo w'Imana muri iyi minsi, kuko nabyo ni ikindi cyo kuganirwaho dukurikije icyo ijambo ry'Imana ryita umurimo w'Imana. Iyo tuba dufite abakirisito bakora nk'uko ab'uyu munsi bakora mu gihe cya Yesu, abantu bo mu gihe cya Yesu baza gukora nk'uko ab'uyu munsi bakora icyitwa ubutumwa bwiza butarageze kuri twe twese, ntabwo bwari kutugeraho. Buriya mutekereza ko byageze aho abantu bemera gupfa mu gihe cya Yesu. Dufite intumwa 12, zose zarapfuye 11, dusigarana umugabo umwe witwa Yohana niwe wirokokeye apfurwa ikirago. Bivuze ngo kandi barabwirije, kuko babwirwaga ngo mugende ntabwo muzarangiza imidugudu yose ntaragaruka. Urumva? Nubwo hari ikindi cyo gusobanura kuri ubwo busobanuro bw'iryo jambo. Ariko nibura bitangiraga umurimo w'Imana, ntabwo amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7 bayihoza, babaga bari mu ntuza, ntabwo babaga bari mu kazi k'isi, ahubwo baravugaga ngo twebwe dukeneye kubaho, ariko dukeneye no gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Ugasanga muri make ibyo bakoraga mu isi byari byo kubunganira muri iryo bwiriza butumwa. Okay. Manuel rero, none ubu ngubu tuvugana, wenda ndanabyikomeza kubivugaho cyane. Umuntu aramutse aza akavuga ati Manuel waransengeye, kandi nibyo, kandi naza gutanga nimero ya telefone, birashoboka ko uri bubyemere mbese. Iyo kuyitanga nta kibazo. Okay. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga ngo Manuel mukozi w'Imana warabwirije hanyuma ubugingo bwanjye burorokoka. Manuel mukozi w'Imana cyagiye buryo wabwirizaga, wasenze isengesho, maze gusenga isengesho ndakira. Ndashaka kuguhereza ituro ry'ishimwe kuko waransengeye ndakira. Hanyuma ibyo turo uzarijyana mu rusengero, uzaribika, uzarigumana, uzamubuza, bizagenda bite? Mu by'ukuri ntabwo kuba narasenze umuntu agakira ari ngewe ntabwo ari ngewe ukwiriye iryo shimwe. Iryo shimwe rikwiriye Imana. Ntabwo rero ari ngewe ukwiriye guhabwa iryo shimwe, ahubwo nagenda ritange ku buryo rizafasha umurimo w'Imana mu buryo ariko atari ngewe warihaye. Ashobora kuvuga ati nyine mukozi w'Imana Manuel warabwirije. Yego. Maze kubwira nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana yabwirije neza, yarabwirije pe. Akavuga ati tite aho yaturutse, ndashaka wenda n'urugero, ndashaka kumuhereza imodoka izamufasha mu vuga butumwa azaba arimo. Ndatura itiro ry'ishimwe ry'imodoka rizamufasha mu vuga butumwa azaba arimo. Cyangwa se ndakavuga ati ngenda turi ituro ry'amafaranga runaka. Hanyuma aho uzagira hose, niba uzafata indege, niba uzafata imodoka, niba uzafata moto, iryo turo uzarikoreshe ujya kuvuga ubutumwa. Shingiye ko wansengeye. Manuel uzamubwira ngo narijyane, nzarijyana avuga ngo Imana imuha uzamusengera. None aho ngaho wabigenza gute? We numva niba iki kibazo ariko ndatekereza ntawe gikomeye kiroroshye. Ntabwo gikomeye, kandi aho mpagaze ntabwo mpakuka mpava. Iryo shimwe ntabwo ari ngiye rikwiriye guhabwa. Nirihabwe Imana kandi rifashe abantu muri rusange, sibyo? Nawe uri guhawe, nawe bari guhaye, ntago turi kwigisha ku maturo ngo nanimve neza. Ariko nawe uri guhabwa kari guha, ntekereza ko ryari hawe Imana, nyine Imana yahabwa icyubahiro. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo mwahereye ubuntu namwe mutangira iki ubundi. Nubwo iryo shimwe rije, n'abantu bo mu isi bakunda gushimira babagiriye neza. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari nge wagize neza, ahubwo ni Imana yagize neza, byegurirwa Imana yagize neza. Kandi ndumva ndashaka kurenga kuri iki kibazo. Ese mukozi w'Imana Manuel, yego, ubu ngubu nta muntu urashimira kubw'ineza yakugiriye? Pe ndabikora, ariko ntabwo mbimushimira mu rwego rw'uko yangiriye neza mu by'iyobokamana, ngo mvuge ngo ngiye kumushimira ko pasiteri yansengeye bikagenda gutya, cyangwa se byagenze gutya, kuko nzi neza ko nimba hari icyo Imana yakoze bimunyuzemo, ni Imana yakinkoreye, ntabwo ari we. None nyine aramutse avuze ngo nta muntu, nyine njye navuze ngo nta muntu uravuga ati ni ukuri ndagushimiye ku byo wankoreye, ukaba wamwitura, cyangwa se ntabwo wakwitura umuntu ineza yakugiriye? Ngiye ku rwanjye ruhande ndashimira cyane,
urashimira umuntu cyane. agiriye neza ntamushimira, ndetse n'abagiriye neza mba niyumvamo ko bisa naho mbafitiye ideni. Uzabashimira. Nzabashimira. Urakoze cyane. Aha. Rero ni muri urwo rwego twavugaga, tukavuga ngo n'undi muntu ushobora kuvuga ati ndeka nshimire Manuel, ubyumve neza, ntabwo bizitwa ko, kuko ntabwo ari wowe ukiza, ni Imana ikiza muri wowe. Yego. Kandi byanga bikuntu urasengera abarwayi, urasengera abantu bafite uburwayi, ibibazo bitandukanye urabasengera. Harimo bamwe bazaza bagaca bugire bwanyu bakaguhamagara, cyangwa se bakandika muri komenti bakavuga ngo kuko yasenze nkakira. Njyewe niyo wenda akavuga ati niyo mpamvu nakoze ibi ngibi, niyo mpamvu nakoze ibi ngibi. Urumva rero umuntu aramutse akoze ibyo ngibyo nabyo yabakoze umurimo w'Imana, yabahaye iki? Imana. Urakoze cyane. Iki kibazo ndagira ngo cyumvikane neza impamvu nakomeje kutashaka kukivugaho cyane. Dufite ibyitegererezo. Kandi ijambo ry'Imana ni umucyo nk'uko twese tubivuga. Mbese abantu baba barahawe ishimwe mu ntumwa kuko bakijije abantu bandi babasengeye cyangwa babakoreye ibikomeye ni bande? Ariko kera mu ntumwa aho baryaga, aho babaga bagiye, hari igihe baryagayo cyangwa se ntibaryayo. Ariko muri iki gihe umuntu asigara arya uko yakoze. None rero ubwo twaje gukora umurimo w'Imana ngo tubone nyine we aragushimira ko akagombye kuba uri mu bindi, urumva, ukaba uri imbere kuri kamera ukavanga Imana iguha umugisha. Kandi ku mpande zose ntabwo ni byiza ko dusenga, ariko hari ibyakagombye ko wakoze, ariko wavuze ngo ntabwo ijambo ry'Imana rigurishwa, ntabwo rigira gute, reka noneho tubigire gute, reka nanjye mushimire. Mwese marwe, ntuzi ko umuntu ashobora kugenda ukagaburira umuntu umwana mu myaka wenda nk'umuntu ufite imyaka 15 ukamugaburira, cyangwa se umuntu mu myaka 20 ukamugurira ipantaro, inkweto, ishati, akagenda mukaburana. Mu gihe runaka akazavuga ati genda ushaka inzu nziza ndayikugurira kuko wankorera ikintu gikomeye mu buryo budasanzwe. Genda mu gihe runaka akaba yavuga ngo genda ugura inzu nziza nzayikwishyurira. None rero akira, Imana iguhe umugisha. Manwe, tuvugisha ukuri, ibyo bintu si bikwiriye? Ni byiza ko umuntu ashimira uwamugiriye neza, kandi ntabwo mbuza n'umuntu uwo ari we wese gushima. Yego. Gusa hari ikibazo turi kugira muri iki gihe cy'ibwirizabutumwa, ugasanga ibyo bintu byo gushimirwa iby'Imana yakoze binyuze muri wowe bigenda bikurura abantu kuba abanyantege nkeya, none bakifuza indonke mu murimo w'Imana. Kandi icyo kintu, nimba Yesu avuga ngo munyigane, mwemere kuba abagaragu banyu, munyigireho. Mu kwigira kuri Yesu dukwiriye kumenya ngo nawe yabaga mu buzima bwa gikene, ariko nta muntu yigeze yishyuza impano yamuhaye, nta nubwo yifuzaga ko abantu baza ngo bamuha intuza. Nta n'ahantu nigeze mbona bavuga ngo bamutuye amaturo, bayajyanaga mu rusengero, atari uko bayobeye ko ariyo wakoze ibyo bimenyetso. Numva rero icyo kibazo twarushaho kubwira abantu ngo turi mu gihe abantu bakunda impiya, sibyo? Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi imperuka abantu bazabikunda, bakunda impiya, badakunda Imana, bagira gute. Ibyo byose turabifite. Muri rusange reka dutungwe n'imirimo y'amaboko yacu, sibyo? Icyo Imana ishaka kutugezaho binyuze mu ntuza mu gukora tuzakigeraho, ariko nitugera mu murimo w'Imana kuko ari umurimo wo gukorera ubuntu. Iyo abadushaka kuba abahabwa inyungu binyuze mu murimo w'Imana, twakagiye gushinga za pasitora, tukaba abashumba babyerejwe babikorera mu ntuza. Ariko nawe bakwiriye kumenya ngo Imana yahamagariye abantu gukorera iki? Ubuntu. Hano mu gitabo cya Yohana niho dufite ijambo rivuga ngo, ndifuza ko turisoma mbere yuko tugenda tunasoza. Aratubwira ngo umwungeri mwiza, sibyo? Yego. Reka mpere ku murongo wa 11 niho hatubwira ngo ninjye mwungeri mwiza,
umwungeri mwiza apfira intama ze. yego Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri, sibyo, yego bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Bivuze ngo hano tubonyemo ngo hari umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo, sibyo, uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Hano bishatse kuvuga ngo umuntu wese, hari abantu koko bariho mu murimo w'Imana kuko babihemberwa, ndetse niyo mpamvu uyu munsi byahindutse n'amashuri. Umuntu akavuga ngo ngiye kwiga, nimara kugira masters mu by'iyobokamana mfite impamyabumenyi cyangwa se mfitemo icyiciro cya kaminuza, nzagenda nzahabwa umushahara nk'uwa pasiteri cyangwa se nk'uw'iki. Ugasanga hari n'abashobora kugenda kuko bazi ko hazaboneka akazi nibaramuka bagize gute, bamaze kurangiza amashuri. Ariko umurimo w'Imana utandukanye n'ibyo. Abalewi nibo bahemberwaga umurimo mu gihe cyashize kuko bo ntibagiraga gakondo. Ariko uyu munsi abantu barashaka kwigira Abalewi kandi bafite za gakondo zabo. Wenda sinzi nimba turi kwegera. nta kibazo. Nagira ngo tutaza gusiga ya nsanganyamatsiko twahagurukanye, yavugaga akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka. Yego. Akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka, ndagira ngo wenda ubivugaho gatoya ko turi ku musozo, hanyuma noneho tunaguhereza umwanya uze gusengera abantu bose muri rusange. Yego. Uraza kubasengera muri rusange, hanyuma ngavuga kuri yansangamatsiko ko kantu sinzi ikintu ugiye kuvuga. Yego. Kuri iki kintu gikomeye, buriya abantu baziranye na bagenzi babo kuruta uko baziranye n'Imana. Yego. Kandi icyo ni ikibazo gikomeye, kuko umuntu iyo mutaziranye nta makuru mufiteho, ntumenya n'ibyo akunda n'ibyo ashaka. Hano mu ntuza mu gitabo cy'ibyahishuwe, kuko nashakaga ko tuziga ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi bwo muri iki gihe duhagazemo, bitugarura ku kumenya ngo ese abantu bariteguye. Mu gice cya 13 umurongo w'8 niho hatubwira amagambo akomeye avuga ngo abari mu isi yose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Urabona iyi si yose uyu munsi dufite miliyari zijya kugera ku 8 cyangwa se zirenga. Ariko iri jambo rimaze kwitegereza ibintu bizaba biriho mu minsi y'imperuka, ryaravuze ngo abari mu isi yose bazaramya. Ntabwo bavuze ngo bazaramya Imana, ntabwo bavuzwe ngo bazaramya Imana, ahubwo bazaramya icyo hano bise inyamaswa. Ni cyo abantu bakeneye kumenya. Ariko ngo bizaba bitewe n'uko batigeze bandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubwo muri rusange abantu uyu munsi dufite za denomination tubarizwamo, amatorero cyangwa se za groupe runaka zisenga. Ariko abantu bakwiye kwibaza ngo nziranye n'Imana? Ko mbona hano umuntu uzarokoka wenyine ari umuntu ufite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka nkubaze Innocent, wari wabyara? Ntabwo urabyara. Wenda wabyaye mu mwuka, ariko ndi kuvuga mu mubiri. Umuntu iyo yabyaye umwana we bamumwandikaho. Hano rero igituma abantu bazandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana nuko ntama w'Imana azaba yarababyaye. Aricyo twahereho tuvuga ngo bemere baze ahari abaruhure. Ikindi bemere bihane kuko ubutumwa bwiza bubabwira ko iherezo riri bugufi. Ariko barasabwa kubanza kwandikisha amazina yabo kugira ngo habeho kumenyana n'Imana. Uyu munsi dushobora kumenyekana nk'abantu bari mu idini runaka, tukandikwa mu bitabo by'amatorero runaka. Ariko kuba twanditse mu matorero runaka ntibiduhindura kuba abantu banditswe mu gitabo cy'Imana.
niyo mpamvu bivuze ngo itorero na adresse. Itorero na adresse kuko rishobora guhagarikwa n'ikigo runaka kikarihagarika, cyangwa se hakaza intuza umuyaga ugahuha n'iyo nzu ikavaho. Oya nkuko n'ubu ngubu urusengero rutujuje ibyangombwa rufungwa rugufungwa. Ariko urusengero rwafunguwe n'Imana mu mutima w'umuntu ntiruhagarikwa n'ibyo byose. Oya rwafunguwe cyane, ntiruhagarikwa ndetse rwunuje byose ku mpande zose. Ubu rero ikintu cyatumye dutekereza ngo akamaro ko kumenyana n'Imana mu minsi y'imperuka, hari ibintu biri gutuma abantu bari kubona bakibaza ngo ni biki biri kuba, ese ibi ni intuza, ntibabashe kumenya ngo ibi bintu ijambo ry'Imana ryabivuze mu bimenyetso biheruka kandi biri kugenda bigafata abantu. Nabonye cyane cyane uhereye nko muri COVID-19 abantu nibwo batangiye kureka no gusenga, ugasanga abakristo bibera mu rugo banywa inzoga. Kubera iki? N'ubundi babaga mu nsengero batazi ikibabeshayo. Yego. N'ubu uyu munsi rero ntabwo abantu bari mu gihe cyiza cyo kugira ngo bagire iki babe baziranye n'Imana, ahubwo abantu bakwiye kwibaza ngo mbese ubundi nziranye n'Imana? Ko nziranye n'abantu bagenzi banjye Imana y'inzite. Ese yanyanditse mu gitabo cyayo? Abarokore nibo banditse, bararirimbye indirimbo baravuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Mwami Yesu, ibyo nibyo nifuza kumenya. Kugira ngo menye ko nkwiriye kwifata hatajo ntazabaho nibeshya iki ubugingo. Iyo ngingo rero ndashaka ko abantu muri segment zose tuzakora bazamenya ko ari ingenzi cyane. Nifuza ko buri muntu wese yakageze ku gusobanukirwa icyo kintu, kuko nibwo azaba afite intangiriro y'ibyiyobokamana. Imana ishimwe cyane. Manwe turi kujya ku musozo rero. Hanyuma hari abantu barwaye bafata byara, barwaye imitima, barwaye umwijima, barwaye imivuduko, ndetse abandi barwaye imigongo, barwaye imitsi. Nk'umukozi w'Imana twakiriye ku bwa mbere ku Ijwi ry'Amahoro, ariko ugiye gukora icyo bita episode menshi atandukanye bijyanye n'ubwami bw'Imana ko bwegereje. Nubwo batubwira ubwami bw'Imana ko bwegereje, ariko imibiri nayo mu mibiri irababaye ndetse ntabwo imeze neza. Nk'umuntu watangiye ikiganiro akaba agisoje, ndagira ngo uze gufata umwanya ubasengera kubwo burwayi bwose, umuntu adafite akazi, umuntu byaranze, mu rugo bitameze neza, ugiye gusengera bene abo bantu. Hanyuma uratangana nimero ya telefone yawe, uratanga nimero ya telefone yawe, numara kuyitanga noneho unafata umwanya ubasengera kugira ngo Imana ikore ibyo yakagombye gukora. Yego, murakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 078 64 77 480. Wahisura bahari wenda. Reka twongere tuyisubiremo. 078 64 77 480. Iyi ni nimero ya Manuel. Yego. Yego. Hanyuma dushobora gusenga dufatanyije kuri izo ngingo umaze kuvugaho. Ariko cyane cyane ndifuza ko twagasenze tuhereye ku byo tumaze kwiga, kuko nicyo kintu gikomeye cyane. Nibaramuka bacyumvise bazabona ko Imana ibitaho, kandi ndabizi irabakunda. Nubwo ibyo byose turabisengera, ariko bazirikane cyane ngo mbese nziranye n'Imana. Ani jambo wavuze uravuga ngo iyo umuntu amaze kwihana neza ngo hari indwara zisohoka mu buzima bwe. Yego, murakoze cyane. Hanyuma dushobora gusenga noneho. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye kudukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amasaha nk'aya tumaze turi kuganira, tugushimiye ko wabanye natwe, kandi tugushimiye ko ufite umugambi mwiza kuri buri muntu. Abadukurikiye n'abazabasha gukurikira ibi biganiro turi gukora, tubifurije umugisha wawe. Tubifurije kuzabasha kuronka ubwami bw'Imana binyuze mu byo biga. Turabifuriza ko wabaha imyiteguro. Turifuza yuko bamenya ubushake bwawe. Amen. Bafite ibibazo bitandukanye kuko turi mu isi y'ibyaha. Bamwe bararwaye ndetse barwara n'indwara zibakomerera, kuko iyi si yifuza yuko
binyuze mu mwanzi satani abantu bose babaho batuka imana, ariko tubasabiye ubuntu bwawe ngo bubakoreho. amen. Ni wowe ufite imbaraga zo gukiza, kandi ni wowe uzi icyo umuntu yabasha gukora kugira ngo akire. Hari ababasha gukizwa n'imiti, mwami Yesu bigishe kumenya imiti kandi ubahe abavuzi bo kubavura. Hari n'abatabasha gukizwa n'imiti, mwami Yesu turakwifuza yuko wabakorera igitangaza, ugakora ku burwayi bwabo, ukoroshya ingoyi z'imibabaro yabo, ukabaha ubuzima buzira umuze. Niwe wenyine ubishoboye, ntabwo ari Emmanuel cyangwa Innocent, ndetse si n'undi wese. Tuzi neza ko ibikwiriye, ubona ko bikwiriye ubwoko bwawe, ujye ubitanga. Ngaho binyuze mu buntu bwawe bwose ukize abaremerewe, ubahe kukumenya, ubahe kukwakira, kandi ubwo uzagaruka tuzasanga hari abitegujwe n'ubu butumwa bwumvikana ku ijwi ry'amahoro. Byose tubisabira mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha rero, Imana yaze kwifuza ku mitima yanyu, kandi Uwiteka akomeza kubagira neza. Hanyuma ndizera ko uzagaruka ugakomeza episode yawe. Nta kibazo rwose. Imana iguhe umugisha. Yego.